ibintu byose nta kamaro. Amagambo y'umubwiriza mwene Dawidi, umwami utuye i Yerusalemu. Umubwiriza aravuga ati ubusa gusa, nta kamaro, byose ni ubusa. Ibyo umuntu akorera byose akiri mu isi bimumarira iki? Abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi, ariko isi ihoraho iteka. Izuba naryo rirarasa rikarenga rikihutira gusubira aho rirasira. Umuyaga uhuha werekeye ikusi ugahindukirira ikasikazi, uhora unyuranamo mu rugendo rwawo kandi ugaruka kuzenguruka mu nzira zawo. Inzuzi zose zisuka mu nyanja, nyamara inyanja niyuzura, aho inzuzi zinyura niho zisubira kunyura. Ibi bintu byose bifite umuruho mwinshi utavugwa, ijisho ntirihaga kurora, n'amatwi ntarambirwa kumva. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa. Nta cyadutse munsi y'ijuru. Mbese hariho ikintu cyavugwa ngo dore iki ni inzaduka? Nacyo cyahozeho kera mu bihe byariho mbere yacu. Ibya mbere ntibikibukwa, n'ibizaza hanyuma nabyo abazakurikiraho ntibazabyibuka. Ubwenge nabwo nta kamaro. Njyewe umubwiriza nari umwami wa Isirayeli. Yerusalemu nakomeje umutima wanjye gushaka no kugenzurisha ubwenge, kugira ngo umenye iby'ibintu byose bikorerwa munsi y'ijuru. Ni umuruho mubi Imana yahaye abantu ngo bawuruhe. Nabonye imirimo yose ikorerwa munsi y'ijuru, kandi mbona byose ari ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga, ibigoramye n'ibigorororwa, kandi byabuze n'ibibarika. Nibwiye mu mutima wanjye ndavuga nti dore niyunguye ubwenge bwinshi kurusha abambanjirije i Yerusalemu bose. Ni ukuri umutima wanjye wabonye ubwenge bwinshi no kumenya. Nakomeje umutima wanjye kumenya ubwenge no kumenya iby'ubusazi n'ubupfapfa. Menya yuko nabyo ari nko kwiruka inyuma y'umuyaga, kuko ubwenge bwinshi burimo agahinda kenshi, kandi uwunguka ubwenge yunguka n'umubabaro.